Umwuzure utsembye abantu n'ibikorwa remezo, nk'uko mubibona wangirije byinshi cyane. Igihugu nk'iki ngiki gitangiriye kuri zeru, aho kibuza abantu n'ibikorwa remezo. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru, abumve ko tutagomba kuba kubagezaho amakuru akurikira nk'uko nabyiyemeje kubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu yizewe. Umwuzure ukaba ubereye mu mujyi wa Valencia muri Spain. Uyu mwuzure nk'uko mubibona wangirije imihanda, abantu benshi cyane bapfuye, n'uwasigaye ni uwo kubara inkuru. Abantu benshi cyane bapfuye muri Valencia mu mujyi, uyu mujyi wa Valencia uba muri Spain. Uyu mujyi murabona ko habaye igisigaramatongo. Ibaza amamiliyari na za miliyari na za tiriyari zose zihacikiye. Ibaza amafaranga yubatse imihanda cyangwa se aya mamodoka yose yangiritse n'ibindi byinshi cyane, amagorofa ahambaye yahanutse. Aya ngaya wayabarira mu mafaranga menshi cyane, muri za tiriliyoni. Aya ni amafaranga menshi cyane igihugu gihombye kugira ngo kizayagaruze, usibye ko n'abantu basigaye mu gihugu ntabo kubara inkuru, nta mwanya bahungabanya cyane kandi batesekaye, bakeneye kwitabwaho kubera ko basigaye mu gahinda n'ibikomere. Uyu mwuzure urenze intambara, uyu mwuzure urenze intambara ya Ukraine n'Uburusiya, kubera ko intambara yo irica igasiga abantu, ariko umwuzure ntabwo urobanura. Umwuzure ntabwo ugira ngo uri umuyobozi cyangwa se urarinzwe, oya, utwara buri kimwe cyose. Uyu mwuzure wishe abantu benshi cyane muri Spain. Uyu mwuzure ntabwo waherukaga mu myaka ibihumbi ishize. Uyu mwuzure watunguye abantu benshi cyane kandi waje igitaraganya, ku buryo n'abantu bakoze iteganyagihe. Iyi imvura yaguye irakabya cyane ku buryo yari ikabije, ku buryo yatwaye abantu benshi cyane. Ibitaro, amavuriro, abantu yaba abakire abakene bose. Umuntu wari ufite amafaranga ugenda mu modoka, umuturage ugenda n'amaguru, umukire, umukene, bose ntabwo uyu mwuzure wigeze urobanura. Ikintu cyakigerageza Imana, abahanuzi bari barahanuye bati ibi ngibi bisaba abaharaniye ubutunzi. Iki ni cyo gihe kugira ngo ubone ko ibintu byose ni ubusa, ibyo duharanira byose muri iyi si ni ubusa, ntacyo bivuze. Iyo umwuzure ugeze byose bihinduka zeru. Ibyo twakoze byose bihinduka hano kuri muyoboro, uramenya ntugende umeze nka cya kinyoni cyagiye kitavuze bitegejwe umuyonga. Ntugende udakoze subscribe cyangwa se turi abagenzi. Ibyo dukora byose twabiharanira wakora like, subscribe, comment, sabone cyangwa se partage. Turi abagenzi. Ni byiza cyane nk'uko njya mbagezaho amakuru, diplomasi, politiki, indirimbo nshya zigezweho z'umunsi zasohotse. Uyu mwuzure ntabwo urobanuye. Iki nicyo gihe ngo turebe kandi twige, tumenye ko ibintu byose duharanira kwangana no gutukana na bagenzi bacu no gucira abandi ibyobo cyangwa se kubacira imanza. Ucira umuntu icyobo, Imana imucira icyanzu. Ahangaha ibintu duharanira turoga bagenzi bacu, nk'umurozi wateganyaga kuroga uyu muntu cyangwa se mugenzi we, yamuhaye uburozi yibwira ko asigaye kuri iyi si. Ibaze ibi bintu bibaye, nawe abonye ko yakoze ubusa, niba yaciriye mugenzi we icyobo, Imana yamuciriye icyanzu.